n'akayoga n'ukosha ahubwo baravuga ngo adamu yasambanye ngo eva yasambanye n'inzoka. Inzoka ryamana n'umuntu ushaka kumubaye muti ni kuko ubundi umwana yabyirukiraga iruhande rwa nyina akaba kwa nyina ntajye mu ishuri akigira kuri nyina ibyo akora akabireba agakurira muri byo agahunguka akegera se sakake akareba uko sakora uko aragira inka uko azorora uko ajya ku rugamba uko ajya mu itorero agakura ari umuhungu. Izina ryiza riruta ubutunzi riruta intebe. Banyarwanda kazi itusho ntindinda yanyu murwane ku izina ryanyu. Pasiteri Ezra Mpyisi, umwe mu nararibonye uzwi cyane akaba n'umuvugabutumwa mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, yapfuye ku wa gatandatu tariki 27 Mutarama 2024 afite imyaka 102 y'amavuko. Abo mu muryango we wa hafi batangaje ko yazize izabukuru. Umuhungu mukuru wa Pasiteri Ezra Mpyisi, Gerard Mpyisi, yatangaje ko se yatabarutse nyuma y'iminsi myinshi arwaye, gusa ko urupfu rwe rudakwiriye kurangwa n'amarira, ahubwo abantu bakwiriye kwishimira ibikorwa yakoze ku isi. Pasiteri Ezra Mpyisi yatabarutse mu masaha ya nyuma ya saa sita kuri uyu wa 27 Mutarama 2024. Umuhungu we Gerard Mpyisi yasobanuye ko umubyeyi we yazize indwara z'izabukuru kandi ko yari amaze ibyumweru 2 azahaye. Yavuze ko yatabarutse amaze icyumweru kimwe arwaye cyane, gusa ngo ntiyatabarutse ababaye kuko ngo n'umunsi ubanziriza uwo yashizemo umwuka yavuganaga n'umuryango we nk'ibisanzwe. Yavuze ko urupfu rwe rutarimo agahinda nubwo iyo umuntu atabarutse abantu baba bababaye, gusa ngo abantu bari bakwiriye kwizihiza ubuzima bwe bashingiye ku buryo yabayeho. Mpyisi yavukiye mu Mataba mu 1922, akurira ahitwa Igitwe, ari naho yakoreye mbere yo kujya mu buhungiro mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, Mozambique, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kenya. Yize amashuri abanza muri Rwamwata Adventist School. Ayisumbuye ayigira mu ishuri ry'abamisiyoneri ry'Igitwe ku birometero hafi 20 uvuye iwabo. Icyo gihe yize gusoma, kwandika no kuvuga Igifaransa mu myaka 12. Mpyisi avuga ko yabatijwe nk'umudivantiste mu 1934 agahabwa izina rya Ezra. Mu 1935 mu 1935 nibwo Mpyisi yagiye kwiga, aza gusoza amasomo ku myaka 18, ahita ahabwa akazi ko gukorana n'abazungu nk'umukarani wabo, nk'ushinzwe inyandiko z'Ababiligi no kuzibika. Nyuma y'amashuri abanza yatangiye kwigisha amashuri abanza hafi y'iwabo, nyuma ajya kwigisha ku Kibuye, akaba ariho yashatse umugore akorera. Mu biganiro bitandukanye yatanze yavuze ko yashatse umugore afite imyaka 20. Uwo mugore akaza gupfa amusigiye umwana w'imyaka 8, nyuma akaza gushaka undi babyaranye abana 8. Mpyisi yize kaminuza muri Zimbabwe, aba pasiteri mu 1951. Mu 1953 aba n'umumisiyoneri i Kasai muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yamaze imyaka 3 mbere yo kugaruka mu Rwanda. Yagiye hanze nyuma yo guhura n'abamisiyoneri bo muri Amerika na Afurika y'Epfo, ndetse anigisha mu bice bitandukanye by'icyaro yamamaza ubutumwa bwiza. Nyuma yo gusoza amasomo yakoze mu biro by'abazungu byari i Nyanza, akigisha uko bamubwiye, yarenza ahibye agakubitwa ibiboko 8. Mpyisi yagiye muri Zimbabwe ari impunzi, yarangije mu 1964, yagarutse mu Rwanda mu 1997. Yagiye muri kaminuza afite abana 3, kera abantu bigaga barabyaye. Niwe mudivantiste wo mu Rwanda, Uburundi na Kongo wabonye bwa mbere icyangombwa cy'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'iyobokamana, theology. Nyuma yaho yabaye pasiteri akajya yigisha abandi ubupasiteri.
ubu pasiteri yabuhawe mu 1951. Pasiteri Mpyisi yari umwe mu banyarwanda babitse amateka ahambaye yo hambere ku ngoma z'abami, dore ko yabanye cyane n'umuryango w'umwami Rudahigwa, akaba n'umujyanama wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watanze mu mpera za 2016. Mpyisi avuga ko umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yashatse kuringaniza amadini mu butegetsi nyuma yo kubona ko abagatulika ari bo bari biganje mu nzego zose, maze agategeka ko amadini yose ahagararirwa mu nama nkuru y'igihugu, bamwe bayigereranya n'inteko ishinga amategeko y'ubu. Mpyisi yatorewe guhagararira abadivantisite muri iyo nama, avuga ko nyuma yabaye inshuti na Rudahigwa, ndetse n'uwamusimbuye Kigeli wa gatanu Ndahindurwa akaba nk'umujyanama wabo. Kigeli aciwe yasanze Mpyisi muri Kenya. Mpyisi niwe wamujyanye muri Amerika, amushakira aho acumbika n'uko azabona ubuhungiro, amusiga yasubira mu mirimo ye. Kigeli yatanze muri 2016 aba muri Amerika, Mpyisi yagiyeyo. Igihe hari impaka z'aho azashyingurwa, bivuga ko yagize uruhare mu gutuma urukiko rwaho rutegeka ko Kigeli ajya gutabarizwa mu Rwanda. Uyu musaza yakundaga kuvuga ko ari umunyarwanda wuzuye utari ikibyarirano. Yabayeho ku ngoma ya cyami, ndetse yabonesheje amaso repubulika zose uko zakurikiranye mu Rwanda kugeza magingo aya. Rudahigwa amaze gutanga, Mpyisi yakomeje kugira inama umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, wamusimbuye kugeza mu 1960, ubwo yahezwaga ishyanga n'Ababiligi ku busabe bw'ishyaka rya Parmehutu. Mpyisi yigeze kuvuga ko kwinjira mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi ngo yahuye n'umuntu amusaba kuyoboka Imana, ariko ajyayo ku gahato. Pasiteri Ezira Mpyisi iyo yavugaga byabaga bigoranye guhisha imbavu, ndetse amagambo ye yakunze guhererekanywa cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Nabaye pasitori imyaka 60, nigisha iby'Imana ntayizi. Mu magambo ye kenshi yaranzwe no kugaruka kuri Yesu no kuri Bibiliya. Benshi mu Rwanda bazakomeza kumwibuka nk'umuvugabutumwa ushobora kuba ari we wari ushaje kurusha abandi bose mu Rwanda. Abajijwe ku ibanga ryo kuramba, Mpyisi yavuze ko ari ubuntu bw'Imana, ariko ukagira ibyo wirinda. Kugira umutima watwawe no gusambana bishajisha umuntu, irari ry'abagore rigatwara ubwenge. Kunywa inzoga n'itabi nabyo birashajisha. Ikirutaho ni ukwanga urwangano, ibitekerezo bibi byo kwangana, ibyo kwicana biragatsindwa bishajisha imburagihe. Guhora utekereza intambara, kurwana, kugira nabi. Iyo hari abo wagiriye nabi ugahorana ubwoba, nta mahoro ugira. Ibi birwara cyangwa indwara zitandura zibasira abakuze, ngo nabyo birashajisha. Somebody asked me what is the secret of living a long life. I want to tell you what makes you grow old fast. Number one is hatred. If you continue or keep thinking about hatred and doing bad things. Inshuro nyinshi yumvikanye abwiriza ahantu hatandukanye, ariko abenshi bakitsa ku magambo akoresha abwiriza nuko abantu bayakira. Mu magambo ye avuga ko mu myaka 60 yabwirizaga insengero zikuzura, amafaranga bakayazana, agahabwa intebe, ariko kubera ko asigaye avuga ukuri, ubu hari aho ahezwa. Nabaye pasitori imyaka 60, nigisha iby'Imana ntayizi. Nukuri birambabaza. Abapasitoro bagenzi banjye barambwira, pasitoro ibyo ntukabivuge, upfare icyaha utakiye urasuzagikira. Kandi abo pasitoro nige babigishije babeshya no kanyagwa. Mu mwaka ushize yavuze ko nta cyamubuza gusezeranya umukobwa niyo yaba atwite. Ninde udasambana ahubwo uyaratwite undi nawe azatwita, ahubwo avuga udasambana. Ninde mukobwa udasambana muri iki gihe?
ninde gahungu kadasambana muri iki gihe ngaho mumbwire none saza kubwira ngo ndasambana sha uwo mukobwa twite ushobora kumusezeranya umukobwa twite ukabimenya atwite adatwite namusezeranya byose ni zero nta gake sha icyo sambanaga buke icyo sambana buke sha Pasiteri Mpyisi ku wa 14 Mata 2019 ubwo yari mu kiriyo cy'umwana wa Depite Theogene Munyangeyo yatangaje ko Satani atabaho. Mu kiganiro yagiranye na RBA mu 2019 Pasiteri Mpyisi yavuze ko mu kubyiruka kwe yari umusore w'intarumikwa. Pasiteri Mpyisi mu myaka ishize yatangaje ko yamaze imyaka myinshi cyane avuga ubutumwa. Icyo gihe yanahishuye ko impamvu iwabo bamwise Mpyisi kwari ukugira ngo urupfu rutazamutwara. Pasiteri Mpyisi ubwo yigishaga bitabiriye ibirori byatangiwemo ibihembo bya Sifari Awards 2017 byabaye ku wa mbere Ukwakira 2017, yatanze icyifuzo asaba ko inyito y'abanyereza umutungo wa leta yahindurwa. Pasiteri Ezra Mpyisi mu butumwa yahaye abitabiriye umuhango wo gutabariza umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wabaye ku wa 15 Mutarama 2017 yabasabye kurwanira ishyaka igihugu. izina ryiza riruta ubutunzi rutine Banyarwanda kazi ipfusho ntindinda yanyu mu Rwanda ku izina ryanyu. Yabwiye BBC ko ubwigenge bwatanzwe nabi bugakoreshwa nabi. Pasiteri Mpyisi wemeraga ko hari ibyo adahuza n'abapasiteri yasobanuraga ko bidatangaje kuba atahuza n'abanyamakuru ku byo bamusaba. Mu 2017 Mpyisi yabajijwe ku bivugwa ku bisubiza aho abanyamakuru ntibivugweho rumwe, avuga ko nta gitangaza kibirimo. Pasiteri Mpyisi wakunze gutindwaho kubera imvugo zidaca ku ruhande zitangaza benshi, ku wa 16 Mutarama 2020 yasengeye abarangije kaminuza ya Inirake mu buryo bwatumye benshi baseka kubera amagambo yakoresheje. Isengesho ryarangiye abari muri uyu muhango kwihangana byabananiye bari guseka kubera amagambo uyu musaza yakoresheje. Iri shuri arabigisha arabigishwa ari ababyeyi ari abashyitsi bose baje muri ibi birori, turagushimira ko watubanye mu mwaka ushize none ukaba utweretse ibyiza mu ntango z'uyu mwaka. Nyagasani uduhe kumenya ubidukoreye uwo ari we. Abana barangije ishuri ariko bizakurikiraho ntibabizi. Nyagasani ndakwinginga ngo bishyire mu maboko byuze bizababaho ejo. Bamwe bazaba abakire, abandi bazaba abatindi, bamwe bazabaho, abandi bagiye kugira isororo. Ibyo byose ntawe ubizi. Mwami Imana duciye bugufi ngo twishyire mu maboko byuze bizatubaho ejo, tubyambarije mu izina rya Yesu. Pasiteri Ezra Mpyisi ari mu bashinze Inirake yatangiye mu 1997. Pasiteri Ezra Mpyisi kandi yakorewe filime mbarankuru igaruka ku byaranze ubuzima bwe bwite n'ibindi bimwerekeyeho bizwi na bake. Iyi filime yiswe Sogokuru yasobanuwe n'umwuzukuru we witwa Kamikazi Mpyisi, imara isaha 1:15. Umwanditsi yayishingiye ku kuba hari abantu benshi babonera sekuru mu isura mbi kandi ari umunyabwenge kandi uzi byinshi ku muco gakondo. Iyi filime ivuga ku buzima bwa Pasiteri Mpyisi. Amashusho yayo yafatiwe mu Rwanda mu bice bitandukanye birimo i Nyanza no mu mujyi wa Kigali. Iby'ubuzima bwa Pasiteri Ezra Mpyisi ntitwashobora kubivuga byose ngo tubirangize. Reka ducumbikire hano tugushimira kuba wabanye natwe. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Niba wabikunze kora like. Comment zanyu nazo zirakenewe. Nge nitwa Ishimwe Joseph naho channel ni Lightway. Mwakoze dusubira ubutaha.